ngo si ufite nimero zanjye se? mani ndahimbejwe. Si ufite nimero zanjye? Ndazifite. Ni ukuvuga ngo ejo uzagaruke sibyo? Ubishyize ejo. Ni ukuvuga ngo ntago naguha umuti ntari nabona byibuze navanze. Erega tujya kurangura buriya n'uburozi baragera n'umuti n'imiti yari yo yose uragenda ukarangura. Baba mubwire ko tugiye kubikora. Ugiye kumpa umuti mukeya nyine gakeya uko wanyifashishije basi. Urumva? Ngiye rero reka nkubwire. Basi nzayiguheje nje gutora. Niba ushaka umuti mu buryo bwihuse simbuka ujye kuri telefone yawe ufite nimero yanjye ushyireho makeya sibyo? Ubundi njye kurangura nze nkuzanye kuko mu miti mfite iyo ngiyo ntabwo irimo. Si ibintu byumvikana? Nta kibazo. Ubwo ngubweje. Nzayiguhe kandi ubu nzawuhasanga. Asha umve kukorara ariko nawe nuramuka utanyishyuye n'izina ry'Imana nzafata ibyawe mbishyire ku gahanga. Nkuko nkora. Ikibazo nuko nawe uzahakira nawe uhisa. Okay, ibyo tubyihore ntabwo tuzapfubusa. Okay, sawa. Umva kubaza. Uramuzamurangiza cyangwa nuza ibintu byo kwica ntagarisa. Uzamumiza iki? Nzaguha nyine sinumva yuko ari umuntu mufitanye amakimbirane. Nzaguha umuti utuma akorohera ku buryo uzajya umugeraho akakubonamo nk'umutegetsi akakubonamo umuntu utinyitse sibyo? Ntabwo azongera kugutuka cyangwa se kugutoteza cyangwa se kugufata nabi. Ze no musheri wawe. Ibyo byihoreye wibyinjiramo. Icyo nshaka mu muti sibyo? Kandi nagiye. Ubwo nyine nzaga ku muti wawe ubonye. Urugo rwanyu ni ibindi bindi. Wikinjira mu bya famille yanjye. Saba rero ngaho genda. Umva, turi gupfana umuti n'amafaranga. Ibya famille yanjye. N'ubundi nanjye nta kindi cyanzanye muri Kigali ni amafaranga n'akazi nta kindi. Vayo. Hagarara hano. Oya. Hagarara hangaha ariko. Mva nkubwire. Meze bite ubona? Undi biti byawe kuki gufata gute? Aseke tuzi banze wumve. Nese ubuze muzanye iki hano? Nizo ushaka. Kanigire muzanye. Hagarara hano mbanze nkubwire. Ngureze bicara aho ngaho senge. Nubiri byo mamagariye. Asevuga gake nyine batakumva muri. Ntabwo nta mafaranga. Ntabwo amafaranga ngira ari. Ase wagiye ubanza uko. Ngureza seke saho ngaho. Nta mafaranga ngira. Meri wawe ni uha. Nuze amafaranga nyakureye. Nese naguhemba. Ni guteka. Urasara ni restaurant ngurisha ibiti. Mani cyaba ugizana abantu. Kandi reka nkubwire shaka doko. Ushaka amafaranga ugizana abantu. Kuba ibiryo ngureza seke sari. Nayo mfite. Ndagwa ni mukoro. Ntabwo ndaye. Ntabwo ejo bundi baguhemba. Nose babembye ntabwo ari ayawe. Wose urayanguriza nayo. Ayo ngo. Kubera iki? Nayo mfite. Kubera iki utanguriza niba ndi kuwaka amafaranga. Akuziko n'iki gikoma. Amazi igikoma cyo bindi kitera nigendera ubwo. Umva nkubwire rero. Ibyo. Ushobora kwanga kunguriza amafaranga se. Ugahomba n'akazi wakora. Ngahomba ijya haye. Koma divina ngo shaka umukozi. Ugenda ujyeyo nta. Natangiye kwani bakama menshi. N'imico yawe bakuzi hose. Iyo mico se ndi. Reka ntari reka ngende ndire mu rugo. Barare bakwirukanye. Niba wanze kungurira. Ntari baje kuyiruka. Uraje biboye. Nta kibazo mana yanjye. Nuko muri Kigali bimeze. Ingo z'iki gihe zimeze ute? Afashe muri umuna we ntashaka ko akira. Wahasanga no kumera kuri ariho ubifitemo uruhare. Ako mana y'isi n'ijuru. Ako mana yanjye. Ago umugabo azamushaka. Yego umukobwa ko mbona akiri mutoya se akaba afite ubucakura bumeze kuriya bizagenda gute gusa? Mana y'isi n'ijuru. Ya papa. Aragatoye cyakoze. Ako se kintu nibaza. Zawumuhe. Nzabireke. Kora muntu mbona yanica no kwica. Mana y'isi n'ijuru. Ukuntu nari nagakonze mbona ari agakobwa keza. Hagaze uriya yakwica utamaze kabiri. Ko numvaga se ahubwo nzajya nkaryarye gusa wenda nkakiriraho amaturu kandi nkaba mbona yewe uriya rwose uzimuzanyeho kujya gukubitisha inkubato no muri Kongo yajyayo. Mana y'isi n'ijuru. Ndasabira umugabo uzamushaka. Ibyo kuvuga ngo wenda naramusariye ngo naramushegeye. No gusubiza umutima mu gitereko byararangiye. Uriya si umukobwa. Ndahebye.
gute mu by'ukuri Yes, uburyo umuntu akuguza amafaranga 500 ukayamima kandi uri kununga n'urutoki kasi ariko bimeze bitanga ko muri gusakuza ni sawa me ko mwarekare mu sonda na muri sonda na ni umuhungu wawe utaba afite urugo arankubonye anyweye mu rugo ndi kwikekera bashaka amafaranga nasi umuhungu bakubura ngo kuko amafaranga ese ko nari ndi kumuguza hari uko nasi umuntu aguza ku ngufu akurura abantu nese nyine ko nagiraga ngo nimubyumve none ko mbyumvise muri gushwana umuntu aguza ku neza nagaguza ku ngufu baba bashaka ushaka icyo ari kubura hari utuntu nari ngiye gukora mari kandi mwana urananiye ariko mwana urananiye pe urangije kwiga nkaho washatse akazi wiguguza 500 gukora ubona uzigeza kuki ese kuguza n'icyaha none ubwo wigurira amaboko nkaho washatse icyo ukora ubashe kwiteza imbere ngaho yamenare inyabwate byo kwa kutima mu kanwa nyine yamenare bino ese ko namwatse seke sari yo nyene yonyine nyine magana uhora waka sense bakurangiye mu muti wa magana niyo nari nyene yonyine ubukikana cyakuyakoresha iki kandi hari ko ngiye gukora hano hepfo ranzurananiye semeri wayamaye niba uyafite ubundi ibindi tukabirora kandi mwana sinzi pe ubona uzavamo umuntu w'umugabo ukubaka nese nzabuzwa n'iki gihe nikigera se iyo mubwiye ngo shaka ishwi simba ikozwe none se n'akakanya n'abakozi ubaka amagana ntabwo ari aka kanya mumaye seke sanari ibi ngo ngende nyemura akabazo ibindi tuze kubiganira n'imugoroba ntacyo nzayaguha baje kumbwira icyo rubanda we je banyirukane mu nzu ya data imfura ye nyisohokemo tuzahangana yo wigeze ariko ndaje nteye byakora ibyo ari byo byose sinzasohoka aho kugira ngo nahasohoka nani isani gusa bana we ntabwo ibintu binshimishije kubona nta nabo hari nkabona koze ndi jyenyine ntawe umpagarariye hejuru ubuse sindi kuvuga cyane we bazi batsanze ako tuzahangana hasi hejuru jewe pe sinjya tsindwa n'iwacu ntabwo bajya batsindwa usibye ko mbona wagira ngo sinzi aho byaturutse nani isoni gusa mama yirukanye ugari gushyigikira intu zidafite n'ukuboko n'iki ako sinjye nubwo akazi ka data ari gatoya ariko nyine ntabwo nagasohokamo n'injye mfura ubuse yaba yarambyariye ikipfura y'ino niyo nkasohoka yego mana akoma biba muganga nawe reka niyo ntabona ukoze ariko nimbona ukoze mana sinzi icyo nzamuha ikibazo ni uko ntanagikunda nari kuzakibombaza ariko simukunda nta kundi nyine ikiba mbere nta mafaranga nzayahiganyamo abana barinda bangana kuriya batazi ko bavukana igihe nakomeje kubisha reka se ubundi waba ari gutekereza iki ndabivuga ikiba kibi tinyu umeze ute genda yamora niba nza kukureba cyambabarira sibyo siwambabariye ko nakumenyeho amazi n'ubwo ntabwo bizasubira ariko kugira ngo nkubabarire byanyabyo nyine wumve ko nyine ibintu biri mu murongo ubu usigaye umfasha akazi dusigaye kuri umwe
iyo utaza kubikora nta n'inyine ngiye mwene runaka kabisa. Ubu noneho tugiye kujya dukora kamwe kuri kamwe. Unoza ibyombo wunyuguza uteka narura mbabara umbwira ikibazo ufitanye na mama. ade rero reka nze mubwire utezama ariko banza usezeranye ko utari bubibwire musaza wawe. Kubanza bikomeye ntabwo ndi bubimubwire. urabizi ko wowe na Emi mutavukana? narababwiye ya magambo y'abakozi nk'ibyo ngibyo wabikuye hehe? ako se reka nkunze nkubaze, nababwiye ko Emi akundana n'umukobwa utagira ukuboko, si mwampinduye umusazi yemwe ukanabinkubitira? Yego ariko nagusabye imbabazi. yego wansabye imbabazi kubera ko wabonaga ko wandenganyaga. Nibyo rero byari ibyo urumva, nibyo ngibyo menya ko aricyo kintu uri gupfa na mama wawe, ntabwo we na Emi muvukana. Niyo mpamvu ejo bundi nasanze mama arimo yivugishwa utuntu. Rega mubaza ikibazo mufitanye, aranzinzika arambwira ngo aragukubise ngo aguhoye ubusa. mbere imfura kumva ushaka uburyo wabikemuramo wowe nk'umuntu mukuru, ibi ntubimubwire cyangwa se uzabimubwira ntakiba muri uwo mwanya. Mama aratakirirwa tubeshya ngo papa ngo yagiye ngo mu rugamba rwo hanze. nkibaza bikanyobera, nkahora nibaza ngo papa uziko nirirwa mubwira ngo papa yagiye hehe, ngo yagiye ngo hanze. Ndakwinginze mbabarira sindahembwa, ntaga kwezi kwanjye kuruzura kurabura igihe gitoya. Ariko banza ukansubiye ngo njye nani ngo ntabwo tuvukana. Ntabwo muvukana. Reka nkubwize ukuri, arambona mama. Wari wakumva inkuba yakubise? Wari wakumva inkuba ikubita? Nose urabimubwira? Arambwira papa wanjye ahari. Ariko ababyeyi b'iki gihe babaye iki? Mana wongeye kujyana n'udufaranga. Imyaka 20 ringa yose ntazi papa wanjye. Nzi ngo papa wanjye abaha. Ubu wasanga papa wanjye twirirwa duhura mu muhanda. Ubu se kababyeyi b'iyi minsi utazi ukuntu bameze. Babaye nk'ubu ngubu ndamutse nkundanye wenda n'undi mwana wa papa. Nyine nanjye niyo mpamvu mbikubwiye kugira ngo uzamenye uko witwara nk'umuntu mukuru kandi mbabarira. Mama nzamuha isomo kugeza ubwo n'undi muntu wese umeze nkawe azabicika uretse arambona. Ntabwo nabiceceka, ntabwo bishoboka. Atasa